Ikaze ndi umugaragu w'inzegeranyo n'amakuru pero nkaba ngiye kubagezaho amakuru akurikira cyangwa se umuhanzi w'umunsi n'indirimbo ze. Umuhanzi w'umunsi bamwita Kenisol. Nkomeje no kwakira kandi nsuhuza abafana mukurikira cyangwa se mufana Kenisol. Kenisol tugiye kugaruka ku mateka ye. Tugiye kugaruka ku mateka ye Kenisol. Kenisol akaba yaratangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 16 z'ukwa 11 2017. Kenisol afite indirimbo zitandukanye, nk'abafana mumukurikira abatazizi ndaje nzibibutse. Hazaho One More Time, hakazamo Nowa cyangwa se No One, imaze ukwezi ikaba ifite miliyoni na magana. Hakaza One More Time, hakaza Jolie, Forget, Hustle, Mr. Towe. Izo zose ni indirimbo za Kenisol. Ushaka kumukurikirana wagenda ukazireba. Ni byiza cyane mu musapotingi. Yaragafasha ariko abafana be, abantu yagiye yigarurira imitima yanyu. Mukomeze mukurikirane umuhanzi wanyu. Nkomeje kubashimira kandi abafana ba Kenisol. Nyagasani nabaho umugisha utagabanyije. Twakomeje n'imbuga nkoranyambaga akoresha, hariho Spotify, Apple Music, Instagram, Facebook, Twitter n'izindi zitandukanye. Izo mbuga nk'abafana be nizo mwamukurikiranaho. Twakomeje. Kenisol akaba afite abantu bamukurikirana 212,012 by'abasubscriber bamukurikirana. Kenisol akaba amaze kugira kugeza ku rubuga nka YouTube video 28 zonyine, ariko akaba yakomeje gukorana umuhate n'umurava. Twakomeje. Kenisol amaze kurebwa na miliyoni 28. Miliyoni 28 nizo zimaze kumureba. Afite views miliyoni 28, nibo bantu bamaze kumureba. Twakomeje. Nkomeje kugenda nakira abantu mwese mugeze kuri uyu muyoboro bwa mbere. Ikaze kandi nimugende mutavuze, mutaba nka cya kinyoni bita igishwi. Kora subscribe, like, comment, share. Ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi niba wahageze cyangwa se ukaba wabonye iyi video